Hello guys, inshuti zanjye, inshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Mwiriwe neza? Yego. Muri aka kanya rero nje kubaha isomo ridasanzwe, ariko iri somo ndariha abantu bakuru gusa. Abana mubajyane kuryama, ukurikire iyi video nta mwana ukuri iruhande. Ndabishyira muri title, mubwire ngo iyi video yikurikire uri umubyeyi wubatse kandi uyirebe nta mwana ukuri iruhande. Ndagusaba wowe mushya rero gukora subscribe, ugakora like and comment, tugasharinga n'inshuti zawe. Mwari mumenyereye ko mbigisha guteka gusa, ariko n'ubundi ibyo kurya bitunga umubiri, kandi umubiri usabwa ibintu byinshi cyane. Muri aka kanya rero nje kuganiriza, kugira inama abamama bubatse. Nje kubagira inama. Hariho ababyeyi benshi bubaka bakubakira ku gikomere, ugasanga barahora barira, barahora baganya, bakajya kwa muganga bakabaha ibinini, bakabaha ba gakondo bakabaha ibindi bintu bivuguse n'ibitavuguse ngo birabavura. Jyewe rero nje kubaha umuti mwiza cyane muhorana mu buzima bwa buri munsi, ubasha kukuvura mu gihe cy'isaha imwe. Mu gihe cy'isaha imwe rwose waba ugukijije, ukaba umugore muzima. Hari abagore bafite agahinda kuko ari ba Mukagatare, mbega usanga mu bijyanye no kubaka ingo zabo bigoye. Ugasanga mu buzima bwa buri munsi umutware wawe arakwinuba kubera yuko hari ibyo utujuje. Ibyo utujuje rero biroroshye kubikemura, si ngombwa ngo wihutire kwirukira kwa muganga. Mbere na mbere banza utegure umutima wawe, utegure n'ubwonko bwawe kugira ngo bwakire umurimo mwiza wo kubaka urugo Imana yaguhaye. Nimba hari uwo twaganiriye arambwira ati rwose umutware wanjye yuzuza inshingano ntako atagira, ahubwo jyewe byarancanze. Dore rero umuti ngiye kukurangira uri bukuvure kuba Mukagatare mu gihe kingana n'isaha imwe. Umuti nta wundi, ni uyu wonyine ureba aha ngaha. Urabona hano hari amazi ari mu ijage, urayabona? Kamfundura uyarebe utagira ngo ndakubeshya. Dore ni amazi y'umugezi. Genda ufate amazi meza yo kunywa, cyangwa se uvoma amazi ya robine, cyangwa se ayo ukoresha simbizi. Genda uyateke ashye, abire, namara gushya uyahoze, numara kuyahoza uyanywe. Ukore uko ushoboye, byibura ujye ugeza nimugoroba umaze kunywa litiro 3 ku munsi. Hari abavuga bati twe ntabwo twanywa amazi, biroroshye. Ibanga ryo kunywa amazi ntabwo ari uguhita uyagotomera, kuko iyo uyagotomeye ahita asohoka, ntabwo atinda mu mubiri. Ubundi akamaro k'amazi, asukura umubiri, urayanywa agasukura umubiri. Ibanga ryo kuyanywa ku buryo udahita ugenda ngo ukore petit besoin cyangwa se wihagarike ahita agushiramo ako kanya, ufata, urabona nk'aya nafashe aya ngaya, ubu ngubu ni litiro 2 nashyizemo. Aya ni litiro 2, ariko ubu ngubu burira agendageza saa sita nyweye litiro 3 z'amazi. None ibanga ry'ukuntu yanywa rero, urayafata ukashyira mu kirahure cyangwa mu gikombe, ukajya usomaho intama imwe, ugategereza, ugasomaho gake gake,
mwari mwabona abagabo bo mu cyaro ukuntu banywa akayoga, ukuntu banywa inzoga y'urwagwa cyangwa se ikigage, asomaho agatereka akaganira n'amazi. Rero iyo ushaka kunywa menshi unywa make make, ntabwo uyanywa uyagotomera. Iyo uyanyweye uyagotomera nta kintu akumarira, ariko ufata ugasoma intama imwe nk'uko usomyeho ugatereka. Ubu se urabona nyweye menshi, iki kirahure kiruzuye. Somyeho intama imwe ndamira, nsoma iya kabiri ndamira. Iyi ntama imwe rero usomyeho ukamira ugatereka, ntabwo ariyo yakujyana kuri tuwarete. Ahita agenda agatembera mu mitsi, mu nyama, mu mara, akoza inyama zo mu nda, akoza imitsi, akoza mu mara, akoza ahantu hose. Hashira umwanya kongera ugasomaho gutyo buke 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 buke, mbega ku buryo isaha ishobora gushira umaze litiro. Ukongera ugashyiramo indi litiro. Njyewe nateguye ijyaga, nkora ku buryo guhera saa moya za mu gitondo mba ngomba kugeza saa 5 nyamaze, hanyuma nkongeramo ayandi, byibura ku munsi nywa litiro 5. Nawe rero kora uko ushoboye. Amazi ni meza, ni meza, ni meza cyane. Kandi irindi banga ryo kunywa amazi, ukanywa amazi menshi, aragenda uruhu rwawe ukagira baby face, kuko uba wogeje umubiri imbere n'inyuma, no mu mubiri hose, ingingo zose, no mu myanya y'ibanga hose, ugasanga urarangwa no korohera, umubiri worohereye cyane ku buryo utaza kugora uwo mwashakanye nibiba ngombwa ko agukenera. Ikindi kandi, iyo bibaye ngombwa ko ya ndwara wari ufite yo kuba mukagatare ibaho, usanga abantu bafite iyo kibazo cyo kuba mukagatare usanga barangwa n'impumuro mbi. Yaba ari no muri kiriya gikorwa, ugasanga icyumba kirahumura nabi, uburiri burahumura nabi. Iyo unywa amazi kenshi rero agukorera isuku ku buryo nta hantu uhurira n'impumuro mbi. Impumuro mbi iragenda, ndetse nta nubwo amashuka yawe ashobora kwandura ngo usange hariho ibizinga, wapi. Icyo gihe rero uwo mwashakanye aranyurwa, akanezerwa, akakubwira ati uhumura neza. Uriya impamvu ufite icyo kibazo cy'impumuro mbi muri kiriya gikorwa, ndetse naho wari uri mu nshingano z'urugo rwawe ugasanga harimo icyuka kibi, ni ukubera ko ntabwo munywa amazi. Mujye munywa amazi, mugabanye ibyayi, mugabanye ibikoma. Nimba unonsa nywa igikoma, ariko wihante no kunywa amazi, kuko amazi aragusukura kandi agufasha no muri cya gikorwa. Rwose ntabwo uzongera kuba mukagatare ukundi. We madamu, niba uzi ko ufite iki kibazo, iri ni ibanga nkwibiye abaganga batigeze bakubwira, ba bandi baguha ibyakatsi by'imiravumba n'imibirizi ntibigeze babikubwira. Jyewe rero ndabikubwiye. Mbere yo gusubira kwa muganga, banza unywa amazi turebe. Banza unywa amazi menshi, ukora uko ushoboye, wihata amazi. Niba utinya kunywa amazi, basi uyashyushye, uyanywa ashyushye, cyangwa se ufate ibintu byatuma ugira inyota, uhekenye nk'ubunyobwa bukaranze, warya ako kabiswi nubwo karimo isukari ariko isukari ntiyemewe. Ufate ibintu biri dry bituma ukenera kunywa amazi, noneho biragufasha kunywa amazi menshi. Ndakwinginze wowe madamu, nunywa litiro 3 buri munsi z'amazi, ukagabanya inzoga, ukagabanya itabi nimba urinywa, ukagabanya icyayi kirimo isukari nyinshi, cyangwa ukanabukiretse, bikore iminsi 3 uzambwira. Bitihise genda ubikore nonaha, nyuma y'isaha nawe ubwawe uraba wiyumvamo impinduka mu mubiri wawe. Nawe urabyumva kwa niyo ugenda urabyumva, wa mugani wa ya mvugo
ngo niyo ugenda urabyumva, niyo uri mu nzira ugenda, niyo waba uri mu rugo, niyo waba uri mu kazi, urabyumva ko hari ikintu amazi uri kunywa yakumariye. Kandi ntabwo ari we bigira akamaro wenyine gusa, bizatuma uwo mwashakanye atongera kukwinuba. Kandi niwihata kunywa amazi, ntabwo uzongera kunywa ibintu birura ngo imibirizi, ngo imiravumba n'ibindi ntazi ibyo ari byo bajya babavugutira bakabaha. Amazi ni umuti w'ibintu byinshi byinshi. Amazi ni umuti w'indwara nyinshi 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 cyane. Ese wari uzi ko niyo wagize crise ya sinizite, kwa kundi nyine crise kurya mu gihanga, mu myanya y'ubuhumekero, unywa agacupa k'amazi, akanusu k'amazi gusa, usomaho intama ya mbere ukumva urorohewe, wasoma iya kabiri ukumva urakize, ukikomereza ubuzima busanzwe. Ariko noneho by'umwihariko bagore, uramenye ntuzasenye kubera gusasa. Nabigishije gusasa, mbigisha amamodeli atandukanye, ubu noneho nje kukwigisha uko utegura, uko uzajya usasa uburiri bwawe. Iyo ni mise en place yo gusasa nguhaye. Urakoze rero, mbahaye umuti uvura kuba mukagatare. Amazi atuma umugore agira amavangingo menshi cyane. Niba ufite inshuti yawe, uyoherereza iyo video, umubwire uti ntuzongere kunywa bya bintu byose wajya kunywa, ntuzongere. Ntabwo ari ngombwa. Amazi yonyine arihagije, ukaba ukemuye ikibazo cyo mu cyumba cyawe, ukaba ubaye umugore nk'abandi, ukaba ubaye umugore mwiza, ukaba ubaye mutima w'urugo nyine, sibyo? Umugabo aguteteshe kubera yuko umusasira neza, ukamuryamira neza, ugakemura ikibazo, ukajya mu nshingano neza nk'uko abyifuza. Murakoze rero, reka ne kubarambira. Niba bikunyuze, nimba hari umuvandimwe ufite cyangwa inshuti yawe, umwohereze iyi video, umubwire uti jya unywa amazi. Hanyuma ukore share, ukore like and comment, nanjye uraba unteye inkunga. Uramenye nimba iki kiganiro nguhaye kikunyuze, wandike comment. Nkwemereye kumpa igitekerezo ku bijyanye n'imyubakire. Muri iki cyumweru ngiye kubanza mfate iminsi nk'itatu yo kwigisha abashakanye kubaka ingo zanyu neza. Ntimwubake ku musenyi, mwubake ku rutare, mwubake ingo nziza zanyu zibe paradizo, kubera inama ngiye kubagira muri iyi minsi. Murakoze rero, ubutaha nshobora kuzakuganiriza nkakubwira ifunguro ushobora gutegura ryagufasha kunganirana n'amazi, nubwo amazi yihagije. Noneho ibirori byawe bya buri munsi bikajya bigenda neza. Reka ninywere ku mazi. Yes. Arankoze. Uzi ko nkoze amazi. Sawa. Murakoze rero. Tuzahura ubutaha mu kindi kiganiro. Turi kumwe. Ciao ciao. Niwifuza, numva ufite ikibazo, ukimbaze muri komenti hano kuri iyi channel ya Tantine Jack, cyangwa se kuri iyi video. Niba ufite igiteye amatsiko ukimbaze, ndi tayari kugusubiza. Kandi nukimbaza nkabona nkibajijwe n'abantu barenga umwe, nzaza ngisubirize ku yindi video izakurikiraho. Murakoze rero, ndabakunda cyane. Ni Tantine Jack Professional. Ciao ciao.